tugiye gukuramo email na password muri telefone ya Infinix Smart 7 mu gihe twibagiwe email na password twarabyibagiwe. Ngiye kukwereka uko wayikuramo na password ukayikuramo mu gihe wagenze wabyibagiwe. Nkwereke intambwe ku ntambwe uko wagenze uko wayikuramo. Nyabona mbere yuko dutangira ndagusaba kurikinga iyi video, utanga igitekerezo hasi muri comment y'ikintu ushaka nazagukorera ubutaha, inyunganizi ucyandika hasi muri comment. Nkuko urimo kubibona murabona ko telefone yacu email narayibagiwe na password narayibagiwe, bivuze yuko ntabwo natambuka. Abanamo barambaza password kandi murabona yuko ntabwo nyizi ntabwo nyizi kandi ntabwo natambuka. Birasaba gukoresha email nayo ntabwo ngenze ntabwo nyizi. Nyabuna ndagusaba nukuri kurikinga iyi video, nusanga wari ukeneye urayikinga iyi video. Reka nsubire inyuma maze nkwereke uburyo turi ugenze maze turi butanjyane. Gusa urabona yuko email ntayo nzi ntabwo nyizi, nawe uri murabibona neza cyane ko email ntayo nzi. None reka dusubire inyuma ahangaha nkwereke uburyo uri bugenze uri bubikore. Uraza ahangaha nuko twe twakonegise na wifi, hanyuma uze ukandikora aka kantu akaha hasi, hanyuma kandi kuri kano kanditseho on ko hasi, hanyuma kandi kuri iri jambo ryo hasi iringiri, hanyuma tujyane intambwe ku ntambwe. Nyabona ndagusaba gukurikirana uze ukande ku tudomo dutatu two hejuru mu nguni nguku hanyuma noneho hano ikintu urakora urabonamo application nyinshi. Uraza ukanda hano kuri message, kuri application ya message uhituze ukande ahangaha nguko urimo kubibona. Hanyuma hano ikintu urakora uraza wandikemo uku gutya, urandikamo nk'imibare runaka, ushobora kuba wakandikamo nimero cyangwa iki mbese kugira ngo tubashe kuba twabona ira tableau. Urabona ko nyine nanditsemo 6. None nugera ahangaha muri message uri buze wandikemo wa eshatu@youtube.com nguko urimo kubibona. Tujyane intambwe ku ntambwe, hanyuma ubyandike nguko ndimo kubikwereka nguko wa eshatu@youtube. Hanyuma nurangiza wohereze, hanyuma arita bagwereza link. Iyo link uhite ugenze uhite uyikandaho, urahita uyikandaho ihite kujyana he kuri YouTube, uhite uzamuka ku gafoto kawe, hanyuma uze tujyane intambwe ku ntambwe nguko urimo kubibona. Hanyuma tujyane intambwe ku ntambwe uri buze guhingukira kuri tableau imeze nguko urimo kubibona. Uraza uhita ushaka iyi website ndi kukwereka, iyi ngiyi nanditse ku ruhande wa eshatu mazaraoma.com. Iyi ni website turi bubashe kubonaho mbese inzira yatugeza muri setting ya telefone. Hanyuma numara gukora research, link ya mbere bari buguhereze ni uri bugenze ni uri bukande, hanyuma uze ushake setting. Iyi setting gutya uze ukande hano handitse ngo open. Ukimara kwakanda nguko urahita wingukira muri setting ya telefone, urahingukira muri setting ya telefone nguko urimo kubibona. Hanyuma uze ukande hano handitse ngo accessibility, hanyuma uze ufungure aka kantu gutya akangaka gutya, uze ugafungure ukunguku gutya nguko urimo kubibona. Undizera uko turi kujyana intambwe ku ntambwe. Urabona ko gutya ni sawa cyane, urimo urabibona neza cyane. Hanyuma none turi buze dusubira inyuma tugaruke none handi kuri ya website twongeye dukore open. Hano none wongere uze ureba hano handitse ngo app management utukanda kuri app list, hanyuma uze ushaka iyi app uhituza ukande ahangaha gutya handitse ngo Android step. Ahangaha nurangiza uze ugense mbese uyihagarike, ereka kugense kugumya gukora, hanyuma uyihagarike nguko urimo kubibona. Hanyuma ni application ya Google Service nayo uze ugense uyihagarike ibiretse gukoraho gacya cyane. Ibi biradufasha neza cyane mu gihe turi mbese turi gutambuka muri ranzira. Ntabwo telefone iragaragara nkaho nta password irimo. Gusa nuza kugira ikibazo unyandikira hasi muri comment ndabasha kugufasha. Urabona ko gutya nasubiye inyuma, mbese gutya nasubiye inyuma urabibona neza cyane. Nasubiye inyuma. None hano reka tubanze dugenze dusiba yawo password kuba twari twakonegise ku yindi telefone yo ku ruhande. Dusubire inyuma twongeye tugaruke imbere, noneho tujyane intambwe ku ntambwe nguko nanone turongera tugenze mbese duconnecte na ya wifi, twongeye tuyiconnecte kugira ngo noneho dutambuke. Nyabuna iyi video nusanga ari ingirakamaro wibuke gusiga urayikinze iyi video no kuyisangiza inshuti zawe. Hanyuma none urongera uconnecte ya wifi yacu, bigusaba ko ufite telefone ku ruhande none ugaconnecta wifi. Ibi nibyo ndimo gukora. Hanyuma gutyo rahita utambuka ukande next, nanone hano wongera ukande next nguko urimo kubibona. Hano bari kububwira ngo
mbese yuko mbese urabona ko nibyandi bisanzwe uzi hano kuri do not copy, hanyuma noneho ureke icekinge neza. Hano urikubwira ko ari kwa checking update, uraza ukore kuri ka kadomo kahise kaza ahangaha gutya ko ku ruhande ka accessibility akangaka, hanyuma ugiza ukande hano handitse ngo accessibility aka kantu ka mbere uragize ugese ugakandaho mpaka urajya ugakandaho ugakandaho none uyisukanda hano handitse ngo setting, wongeye nanone uhituye ugese uyifungura ukande hano handitse ngo sign in ahangaha gutya, hanyuma uhakande nguku urimo kubibona, hanyuma uri buze ukande hano handitse ngo accept ahangaha, hanyuma noneho utegerezemo akanya gato cyane, urategerezamo akanya gato cyane, hanyuma ahangaha urakora Skype ahangaha gutya bari kukubwira mbese kuzabirana hano, urongera ukore kuri Skype n'ahangaha gutya, hanyuma none utegerezemo akanya gato, uri buzi kwande kuri aka kantu nk'uko urimo kubibona neza cyane, hanyuma utegerezemo akanya gatoya cyane, hanyuma none urategereza wihanganye. Urabona yuko telefone yacu yagenze, telefone yacu irarangiye neza cyane, urabona ko nta bintu bigoye cyane, ni ibintu byoroshye cyane, mbese nta bintu bikugoye cyane byo kuba wajya kudownloadinga amafayiro ibiki, oya ukurikiza